I'm together with a young man here who is going to show us about karate. As usually, you are together with Sharif on TV. Peace upon you wherever you are. Umushyitsi wanjye turi kumwe hano ndagira ngo abibwire uko bisanzwe ni ikiganiro cya Block 7 aho tuba tumiriza ibyamamare bitandukanye hirya no hino mu mikino itandukanye ndetse n'ibindi. Muri akanya rero nkaba ndi kumwe n'umushyitsi ukomeye imbere yanjye ufite imyambarire idasanzwe ndagira ngo abibwire mbere uko twinjira mu kiganiro. Nitwa aho bantegeye Idi abandi Centre Noir deuxième dan nkaba nkuriye muri club ya Kamikaze Karate. Urakoze cyane Idi, natubwiye ko ari umushyitsi wacu nkuko abibwiye nyine yitwa Idi, akaba ari umukinnyi wa karate afite ni sensei. Yes, sensei afite ceinture noire. Muri make nuhisnyije mu kiganiro nyine ndagira ngo utubwire ceinture noire ndetse uburyo igerwaho ndetse n'izindi zibanjiriza n'icyo umuntu akora cyose kugira ngo umuntu agere kuri ceinture noire. Murakoze cyane. Karate ni umukino muremure, navuga ni nk'ishuri. Nkuko habamo mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu gutyo. Rero karate ni umukino utangira hasi, utangira kuri ceinture blanche, kuri mukandara w'umweru. Mukandara w'umweru iyo uvuyeho ukora ikizami ukambara umuhondo. Uvuye ku mukandara w'umuhondo ugera ku mukandara wa orange. Uvuye kuri orange ukazamuka ukagera kuri ceinture verte. Yuvuye kuri verite utangiye gukura mu bitekerezo, ushobora ku majene ya club ukayiyobora kabisa, utangiye kuba umuntu uko utangiye gutoza. Ubwo yuvuye kuri ceinture verite utangiye gukora ibizamini bikomeye, ukambara ceinture bleu. Ceinture bleu ivuyeho wambara ceinture noire. Ceinture noire ukayivaho ukambara deuxième dan. Dani ubwo no kubikazamuka buri mukandara kuri ceinture noire hejuru ugenda nabura umara imyaka 2 ku mukandara, imyaka 2 bitewe n'uko ikizamuka gikoze uko uyo gikora kugera uzamuka nuko karate yubatse. Urakoze cyane. Uburyo karate yubatse utuye ko umuntu atangira kuri ceinture blanche. Ceinture blanche ni uvuga umuntu wese ukinjira muri umukino aba yambaye. Bisaba iki kugira ngo uve kuri ceinture blanche ujye mu kindi cyiciro gikuru cyo ceinture jaune? Bisaba iki, ni ibihe bintu bikorwa ngenderwaho by'ingenzi? Ibyo ngenderwaho bya mbere muri karate tugira icyo bita kubanza gutambuka. Ko urugero iyo urebye nk'umwana ukivuka nta kintu yakora ataramenya kugenda, habanza yo gutambuka. Iyo utambutse neza hari icyo bita tekinike, dukurikiza amatekinike, hakajyaho amakata. Kata niyo iguha ikizami ugiye gukora. Iyo utsinzwe kata ikizami uba wagitsinzwe. Bivuga yuko kata niyo karate urebye. Urakoze cyane. Ngira ngo habaho ubwoko bwinshi bwa karate, mwaba mukina ubuhe bwoko? Murakoze cyane. Habaho ubwoko bwinshi bwa karate, hariho Shotokan, Wadoriyo, Shitoriyo, ni menshi cyane. Ariko twebwe dukina karate ya Shotokan. Niyo uyu munsi nonanga abana b'Abayapani barimo kuza, niyo barimo kugenda batwereka. Iyo iva muri association yitwa GK. Ubu niyo kwisi niyo ifite imbaraga muri icyo kintu cya Shotokan. Okay, uvuze ko ubwo karate Shotokan ni style y'Abayapani. Yes.
ni style ya Japan. Itandukanye na style z'abashinwa ko tuzi neza ko ibyo bihugu byombi ariho twakwita beriso y'uwo mukino wa karate. Aho bitandukaniye duhere hano mu Rwanda karate ikomoka muri Japan nyirizina. Abashinwa bo bagakora iyo bita kungufu, niho ikomoka nanone kungufu. Sinzi ko amateka cyane ya kungufu, ariko amateka y'ibyo bihugu nuko bemeze. Nkuko hano mu Rwanda tumenyere ko kubyina umuco wacu wa Kinyarwanda. Ubwo indi mikino yose iza ari nyamahanga. Umuco wa Kiyapani twakurikiye mu wa karate udufasha kuba iyo tubonye ari amabwiriza aturuka muri GK niyo tugendera aho urebye. Urakoze cyane. Abakurikira Onity TV ngira ngo mwabyumviye ubwoko hari ubwoko bwinshi bwa karate. Arabuvuze avuzemo Shotokan, avugamo Wadorio n'ubundi ntibuka neza Shitorio, atubwiye butatu cyangwa nka bune, ariko ubwo ntekereza ko umuntu ajya muri ubwo bwoko akurikije wenda ubwo akunze cyangwa se ubwo yisanzemo. Ntekereza ko wenda wowe wisanze muri Shotokan. Nisanze muri Shotokan kuko Shotokan niyo itwereka ko ariyo banakorana ingufu. Shotokan rero ni umukino ukora urakuvuna, ariko nanone ukavanamo umusaruro kuba ukomeye wumva wifite icyizere mu mubiri wawe. Shotokan rero niyo ya mbere njye nisanzemo, niyo nakunze cyane kurenza iyindi yose. Aho kutubwira ko wenda Shotokan ariyo nziza cyane ntabwo byari fanatisme kubera ko ari urimo, kuko nundi ashobora kuza akatubwira ko Wadorio ari wo mukino mwiza cyane kurusha wenda Shotokan. Uwo muntu ntabwo byaba ari kubera wenda iyo fanatisme kugira ngo nyine una publishing uwo mukino wawe. Murakoze cyane. Ntabwo utafana ikintu akora, ariko iyo urebye ugiye hano kuri internet ziriho abahanga bajyaho kareba, iyo urebye Shotokan ukarana n'indi yose usanga imbaraga zitandukanye kuko imbaraga zayo zitandukanye n'izindi ubonamo muri Wadorio izindi. Mungiye muri Shotokan rero niyo nabonye yamfasha kandi nkumva nayikangura n'uwari wese nawe ukanguka nawe wishoboye wayizamo kuko ni umukino mwiza cyane. Urakoze cyane. Watubwiye ku matekinike, yes tekinike, harimo ibintu bya kata, harimo ngira ngo mwana bitweretse. Ubundi Shotokan igira kata zingahe? Shotokan igira kata 26 nizo nibuka. 26 nizo wibuka. Iya mbere yabari iyihe? Ya mbere ni Takeko Shodan. Takeko Shodan. Iya kabiri Takeko Nidan. Iya gatatu Takeko Sandan. Iya kane Takeko Yodan. Iya gatanu Takeko Yodan Godan. Yes. Iya gatandatu wenda tugarukiza aho ngaho izindi zose Rokudan. Yes. Iya mbere ni Takeko Shodani, Nidani, Sandani, Godani, Yodani na Rukudani. Umva ko nanjye ariko ndumva naba umukino mwiza, umunyeshuri ufata vuba vuba. Ni kweli wakoze cyane. Ibirebana rero watubwiye uburyo umuntu azamuka mu ntera, utubwira ko ziriya izo zakata arizo zerekana urwego ugezeho. Nuvuga ngo uramutse uyikoze nabi icyo gihe ubaneshe uba watsinzwe. Bigusaba ko ugasubiramo kugira ngo wenda icyo urenga urwego rumwe ujye ku rundi. Murakoze cyane. Nkuko uzi ikizami gitsinzwe ubugitsinzwe. Bisaba ngo utegure ikizami cyawe ukijyane ku murongo, kuko yitsinzwe ayo marangamutima ntabwo ari ngo ngere usubiremo, ayo ni amarangamutima ya kimuntu, ariko umenye ko ni ibintu ugiye gukora uzigisha abandi kandi ukaba ubyumva neza. Ntabwo ngo ndayishe kumeneka nsubiremo, ariko ntabwo azamo
uyu utsinzwe ubutsinzwe nk'uko ukora icya leta ngo watsindwa bikaba birarangiye. Nakwiye ko ari ishuri nk'ayandi mashuri yose. Wambaye ceinture noire, tuzi ko umuntu wambaye ceinture noire ni umuntu uri kuri uru rwiza cyane ku buryo nk'uko bitubwiye ko ugeze kuri ceinture verte aribwo utangira no kuba waba sensei, ukaba umwarimu, ukaba master, ukaba washinga ishuri ukaryigisha, siko biri? Mbese kugira ngo ugere kuri iyo ceinture noire nuvuga ngo hari steps nyinshi wagiye ucamo nyinshi cyane zinavunanye, birumvikana. Byagutwaye igihe kingana iki, imyaka ingahe kugira ngo ugeze kuri uru rwego? Murakoze cyane. Ngiye natangiye karate mu 1998. Kera? Mbo ceinture noire nayambaye, urumva icyo gihe ceinture noire nayambaye premier dan nayambaye 2009. Urumva imyaka yose yari iciyemo. Hafi imyaka 10. 11. Yes. Iyo myaka yose rero nuko buri munsi narakoraga. Nkakora nkihata nkashakira kuko numvaga nabaga mfite intego kuzambara ceinture noire nkuba ko nimera. Kuko numvaga mfite intego yo kuzambara ceinture noire. Watubwiye uvuze ikindi kintu kitwa ngo dan, première dan, deuxième dan, habaho dan zingahe? Dan zirakomeza paka. Nta mubare zigira? Nta mubare, ubwo ku buhanga ku niveau yayo irakomeza, ubasha kuyikora arayikora, iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi kuzamuka. Ariko iyi ceinture ya nyuma ni ceinture noire. Ceinture noire niyo ya nyuma. Izindi ni training ugenda wongeraho? Yes. Bibwirwa n'iki cyakwerekana ko ufite deuxième dan? Ikibikubwira ni amasomo ufite. Kuko umunsi biragoye kutamo ubona umuntu afite doctora. Ntabwo byoroshye. Atakweresa igipapuro? Ntabwo byoroshye. Mbona natwe rero na karate nuko nko bimeze. Ariko iyo ufashe uwinjiye nko muri dojo harimo n'abandi umuntu yavuze ati ndi ceinture noire deuxième dan, nuko ureba ko batira deuxième dan koko nicyo. Yes. Urakoze cyane. Ubundi umukino wa karate ni umukino njyarugamba, tuvuge ngo mushobora kujya mu myitozo mukora mute, nihe attention muba mufite muri mwebwe ku buryo igihe muri komba udashobora gukomerekeza mugenzi wawe, mubyitwaramo mute mbese muri make? Uko tubyitwaramo rero hari protection ga, amaga, amakotere ku maguru hose, kuko ushobora gukoza ku muntu nka tsuki ntagire ikibazo, ariko bitavuze yuko n'umukino njyarugamba nyine uramukubita n'iryinyo rikaba ryagira ikibazo ugacira amaraso, ariko ntabwo wabigennye ariko n'umukino njyarugamba. Iyo umukino njyarugamba ntabwo ari ibyo kuza gushushanya gusa, ni ukubita nyine. Urakoze cyane. Iyo uwo mukandara ufite waba waraboneye mu Rwanda cyangwa se wagize n'amahirwe yo kujya hanze, ujya mu makumbiti atandukanye, mu marushanwa atandukanye, ceinture zose ufite wazambariye mu Rwanda? Murakoze cyane. Mbo ceinture noire nayambitswe n'umugabo bita Sensei Kawazawa. Iyo ugiye kuri internet uramubona, umuyapani waje 2009 azana kuri stade. Yaje muri lycée de Kigali, niho tujye twakoreye. Twayikoze turi abanyeshuri 350 hatsindamo bake cyane, kuko kizamini cyari kigoye cyane. Ni uko nabwe nta mikino birimo, ni ikizamini ari ikizamini. Birumvikana. Ubwo rero iyo niho nayambariye. Deuxième dan nayambariye muri Rubavu. Uwitwa Sensei Bugabo. Afite Godan. Uyu munsi rero navati ngiye nazambare mu Rwanda, niho nazikoye zose. Hano rero ufite ishuri, reka ngite ishuri. Iri shuri ryawe rifite abanyeshuri bangahe? Murakoze cyane. Iri shuri rifite ni club ifite abanyeshuri 64. Mwenda mu gihe cy'amashuri cy'amasomo ntibaboneka bose, ariko mu gihe cya vacances bose baba buzuye. Muri abo banyeshuri rero 64
bose niko ni abamambure bose 64. ubundi bisaba kugira ngo umuntu yinjiye muri club yawe? Icyo bisaba cya mbere ni ubushake. Ubushake ni ikintu cya mbere buriya. Kuko udafite ubushake nta kintu wakora. Udafite ubushake kabone n'ubwo papa wawe cyangwa se mama wawe yakunda kwishyurira, niyo yakwishyura miliyoni utabishaka ntago wabyiga ngo bifate. Ntibishoboka. Ashwe. Uyu munsi rero umukino wa mbere wumve ko uwushaka. Uwumve ukujyemo uhatanire, hanyuma numara kuhatanira uvuga ati ngiye kwiga iki, utegeke umutima wawe. Ni cyo nyita ubushake kwa mbere. Icyo bisaba cya mbere ni ubushake. Icya kabiri, iyo twandika abanyeshuri kwandika ni 5,000 buri kwezi, bakishyura amafaranga 10,000 buri kwezi. Ahubwo uniform nayo ikazamo. Uniform zo ziratandukanye, hari igura 45, hari igura 50, hari igura 30 kupa kuzamuka hejuru. Biterwa no kumufuka uhagaze. Hari nigura amadolari 300. Ibi byose birashoboka. Wabwira abakurikiye On TV uyu mwambaro ukuntu bawita ndetse n'amateka mu magambo make? Twambara kimono ya karate. Iyi bayita kimono. Kimono wenda amateka yayo cyane nuko abari umwenda w'umweru muri karate bisobanura ko ku mutima ukeye, ni amahoro kuri wowe n'abandi bakora abari amahoro. Ibivuga yuko karate rero n'uyu mwenda wacu bigendana kuri discipline. Uko discipline igenda niko uyu mwenda ntago wabona kimono y'umutuku iyo ngiye abari nko kwitozanya cyangwa y'umukara. Bivuga yuko rero iyi kimono yacu isobanura amahoro. Asante sana. Ndagira nkubaza akantu gatoya mbere yuko tugana ku musozo. Karate ni umukino w'Abayapani, Kung Fu ni umukino w'Abashinwa. Ibyo bintu ujyanye kubiringaniza cyangwa kubigereranya, waduha kigeranyo ki? Nihe hakoreshwa ibintu byinshi, nihe hakoreshwa ingufu, mbese itandukaniro cyangwa se naho bihurira? Ndaza kuvuga kuri karate cyane kuko niyo mfite ubuhanga cyane nayo nkina. Karate na Kung Fu ubundi umukino icyambere no gukoramo discipline. Kuko ngiye kuvuga ngo Kung Fu ni uku, karate ni uku. Abanyango bazanige muze bankubita intuzo amabuye ngo navuze umukino wabo nabe. Karate siporo ya mbere cyane ni discipline. Yibashije gukora siporo yawe muri discipline yawe, ibyo biba bihagije. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Wagira inihe nama wagira abakurikiye On TV bazi umukino wa karate bavuga ngo nuwibira cyangwa niki, nihe nama wagira muri akanya nko munota umwe? Murakoze cyane. Inama nagira abakurikiye On TV nabagira inama yuko karate ni umukino mwiza, ni umukino wubahitse, ni umukino ukunzwe ku isi hose, ni umukino ukina mu myaka ufite, mu biro ufite, mu mvune ufite, uko ushoboye. Icyo umarira cyane ni discipline. Cyo cyane nayivuze. Discipline ya mbere. Umuntu ukina karate rero afite discipline ihagije. Kara discipline yaje rero ihera ubone tumenye ko discipline izamuka hejuru, ariko ihera hejuru imanuka hasi. Kumvira, kubaha, kwibombarika ku bantu rusange muri kumwe muri societe nyarwanda. Tuvuge nuko aho ugenda mu nzira ntiwahutaza umuntu ngo nuko ukina karate. Ntiwatuka umuntu, ikinyabupfura ntibikitwemerera. Nta magambo mabe avuga aranga umukaratika rero arangwa n'ikinyabupfura. Nta burara burimo muri karate rero. Uyu munsi ni umukino ukunzwe n'abana mu Rwanda. Abagabo biyubashye bakina karate benshi cyane. Iyo urebye perezida wa federasiyo n'umugabo wiyubashye wayo Theo, kareba witwa Ruranga Iregi ni directeur technique n'umugabo wiyubashye. Abo bose ukareba vice perezida wa federasiyo n'umugabo wiyubashye bayita Karara Bernabe. Abo bose n'abantu biyubashye. Ntabwo umukino wa kirara rero. Ibyo byari bya kera abantu baza ngo umukino umwana waje muri karate ngo ujye ku umukino wa kera wapi. Karate ni umukino international ku isi hose. Aho wajya bati ndi sentire runaka ukabasha kwidefanda
urakina nta kibazo ku isi hose uragenda kubigaragaza. Karate rero ni umukino mwiza cyane, ntangariza uwo ari wese uri kumva on TV ko abishoboye yazana umwana we akarerwa muri club akazamuka neza cyane. Ngiyo niyo nama natanga cyane. Urakoze cyane Idi, abakunzi ba On TV. Uyu yari umutumirwa wacu Idi nkuko mwamubonye mu mwambaro we w'umweru n'umukandara w'umukara, akaba atugejeje ku mateka, atugejeho amateka ya karate, inkomoko yawo ndetse n'akamaro kawo. Nkaba rero mbararikira ko kohereza abana banyu ndetse n'abandi babishoboye, dore ko nta n'imyaka bisaba kugira ngo umuntu ajye muri uwo mukino. Niyo waba uri umusaza w'imyaka 50 cyangwa 60 ushobora kuza muri club, bituma umuntu asaza neza agifite ingufu. Abakunzi rero ba On TV, ibiganiro byacu nahagaruka. Ikiganiro cyari cya Block 7 aho tubatumiriza abantu batandukanye, ibyamamare bitandukanye. Nkaba rero ngushimira umutumirwa wacu, ngusaba ko n'igihe cyose twazagukenera kugira ngo tujyane ikiganiro wazabyitabira. Urakoze cyane. Nkaba rero mbasaba abakurikira On TV, mwebwe mutarimo akora subscribe, muri aho hasi mukore subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bijye bibageraho nta kibazo. Murakoze cyane.